umukobwa nawe yarayoberanye umukobwa nazize amabwira ngo aza guhinga none ngo ari kumwe n'abahungu ari kumuruhura gwera koko nikanchibuka akaza nikumera ko akayizanye kamva n'imbere ariko nta kibazo buri ababyeyi nkabariye shakomera no musuze ubundi urumva uzi ko mwitaje mukiri bato ko kandi soni ariko mama wajya ugira basi mama si Mazitanzozi shanurutse hirya nawe be wuriye kabisa ko wabaye kiza si bisanzwe yewe data we sha wabaye kiza pe cyane sha nanjye mba ndi mu kazi sha ubyumve nari nananiwe ariko nari ndabona igare riba ryakwahagije nyine sha aka kazi kacu se dukora kabari danje nawe kubibona ariko ni nako kagezweho da kagezweho akazi k'igare kagezweho hehe mose wagiye ureka nese ugira ngo ubu ngubu nge inote ya 500 nyibitseho nese kubise oh my god 500 buri kumva amafaranga agarenze ariko no wibise ko ntabwo bishekeje nayakorewe umunsi wose nyibitseho muri iki gitondo nese uburi kumva ngewe nawe gadutunga ngewe nawe gadutungira umuryango we iderade ngewe nawe oya wibise kazi oya byafubulese byabingi Kim mambo vipi chameze play chana amahoro ndiko nageze sanga hari ndebera isaha sindiko nabaye saa 14 nese ndiko narugambitse uri kujya hehere ahubwo banzu ndebere meze neza meze neza se ariko ni ntago byarenga ibingi se ndibona wafatiyeho ntago nzuragarukira sori makoni zisa 12 z'iki gitondo uko nguko urimo kunde ngiye gusura umukobwa sheri wanje nawe usigarutse nuko ugiye gusura umukobwa wambaye gutya se ndimo kwiba dore reba nawe ibi wibyita akanga kigira nk'umuntu utakabonye oya nese nawe reba nawe umuntu w'umusore rwose urifasha oya reba nese nawe ufite ikibuno none reba urifasha wambaye ibipira byacitse do ahubwo ndimo kwibaza imyenda nari kuzasezerana nawe nambaye ko ngiye kuyimusurana niyambaye nzayambara kabiri bivemura ugiye gusura umukobwa wambaye gutya ngo wambaye neza ahubwo acimbo hako noneho nagendesha nuko ubona utari ikigodi reba nuko ureba nawe ukuntu wambaye ngo imyenda uzasezerana wambaye nezi ibingibi biro umva nkubwiza kuri bro ubu iyo meze gutya ahubwo umukobwa nawe hari ntago yuzuye usikura ahubwo ameze nese murakundana byanyabyo noneho mana ya uziyo ndaye ntamuvugishije kuryama biranga sinzira ukifata umuhungu ibipira byaracitse ibipantaro sinzi ahubwo se kugakweto ngo ndebera no kuri do reba ipantaro reba ipantaro akawikitaho nakavumbi ahubwo rero wintereza nkamubwire rero sha uwo mukobwa nawe ntago yuzuye ngiye naho nina ntago yuzuye arasendereye icyo kuzura cyo wigitinda ntago yuzuye rero reka nkubwize ukuri muri guhingera igikatsi dagaswe nukuri reba nawe ipira byaracitse ibisi ariko zirebera ikigofero ntuzi umva wakintu umva system ubura tuba dushaka gukora iyo umukobwa ugiye kumusura wambaye neza ahita abona yuko uri nkora busa nta kazugira akabona yuko uri umwiyemezi uri umusore wakaba ariko iyo abonye wambaye ibicitse niho nibwo gufata ko ufite akazi gucya no guhabya warabuze amafaranga yo kudodesha abo bye gucya no guhabya aha yewe igenda naho rero kandi nyine nawe ugira ushaka umukunzi sha aho ko ndebera no kwabasare ngiye urukundo nkaruriya narureka n'umusore ibipira byacitse shano ndise nyine kubisetse 500 wadutungira umuryango ariko umuryango we nande ngewe nawe wowe nanjye cyangwa nundi muntu uri kuvuga wowe nzozi gusa nyine ngewe nagukunze kandi ndanagukunda sha nkuheruka kera ukiri umwana ukiba mu cyaro utaraba kiza gutyo sha ako nta ugira isoni cyangwa nta soni ugira si soni ese wagira isoni kandi kuwukundara ukunda nde nkunda nzozi ese suri nzozi ukunda nzozi wowe w'umunyonzi ukorera 500 ku cyumweru ukunda nzozi ese nawe gadutunga
ubwo se uri seriye akazi nkora ni keza sha umva uzi ko unashira n'isoni man umva ndekana n'ikiro nta n'isoni ngo wakunze inzozi uri umunyonzi udafite nicyo yakigezaho aha nta kibazo rero kubune indobo ntacyo bitwaye kuba narakwifuje ukaba ubenze n'akazi nkora ntacyo bitwaye gusa nyine niba warahindutse mbona warabaye kiza nkuheruka kera ukiri umwana nakundi kabisa igendera ubwo ngubwo unsiza amabyi nakundi reka nkureke ubwo ngubwo naribi nzashaka abandi gusa nyine uzanyifuza nandi gutakimbonye Liete rero urabona mfite abashyitsi nshaka ko nimbura ajya hehe ariko wambangamira ndakuza nshaka kuva hano ukagenda nkabona ko niyakirira abashyitsi banjye urajya hehe aho kurya n'uwo hambaye ushaka usange mama mu murima unyirukanye urambwira naho ndajya numvisha mbwira ngo ngiye guhinga njyewe se nta mukecuru nawe arasetse ubwo se ari wowe nawe usekeje nyine ariko ujya umenya ko ndi mukuru wawe koko n'ubu ushaka kunshingaho shaka ahantu ho kurya ntandagenda noneho ntunkinishe riye turanzi utaza kunkinisha nkakwereka ndakuzi kuri inzozi ariko naho ndarya ako ndavuze ngo shaka ahantu ujya kurya kuko mu kanya baraba bahageze ndabizi ntabwo wari buze gutinda ntabwo uri kumva ako riye urajya nawe urabona igihe mba nakabwira no nshinzi y'umukobwa yigize ibiki tutamenya ko ari murumuna wanjye ukuntu kaba kanshinganya amatwi nako ntigashobotse ahantu naho kwazamuka uko nimeka nkuheke uriya mukobwa ntabwo aba ari hari arimo nziza gusa nanjye sha umuntu yaruha umuntu agira amafaranga yo mose salamu bimeze bite gikwana shaka nkuhigame ndi kubona igare ryayo nakwishe sha wa muntu wese shaho reka ndigufashe ndubone no kunsoza ntubibona bimeze bite se sha ni sawa biri guca mose shaka wabaye igisorera shaka kuba igisore ni ibintu navukanye imana sha ngere nk'aho ibintu akoze yuko betse nkukubita agasitura uzi ko ngo navutse ngana guke ngo navuye mu nda ya mama ngana guke ni mama wamaye ku gasitura n'ibi byama cyane ko wagiye ubyogosha oya nakubyogosha man ni ubusitari se ni umusirimu uzi abakobwa ukuntu babikunda waruntu shaba baragukunda nta kazi ufite nanjye ufite akazi barimo banera indobo haswe wowe nasingera cyo tubigisha ukuri ubu nta kazi ututse hari uriya musozi wazamutse agenda kukurongora ajya kumazeho ngo nta kazi yanda kundongora indege yo ku butaka sindongora gute ayiwe shabye ururimi rwawe rwanda kubamo nk'imbwa ivuye guhigamo ibyo tubyihorere mwana none se man amafaranga ari kuboneka se byibura ndaboneka yego ndayafite ariko sha abakobwa bari kuntera indobo gute se cya gikobwa bita nzozi sha musore wanjye turi inshuti sinakubeshya turahuye ndakiganiza nagishatse kuva kera sha gusa nyine nikiza ariko nacyo kiriratama ngakazi nkora ngo nago cyanyemera kandi ngewe yo mbaze nkareba mbona kadutungira umuryango ndi kumwe nayo ariko cyaranagumiwe ariko nago kibizi nese byibura ku munsi uyinjiza ngaho ku munsi se sugira ngo ku munsi bura yabaye turuwasa cyangwa 500 ariko ibyo ni wagakwiye no kubimbaza sibyo ngo turuwasa kiriya gikobwa cyo kwa konti tubigisha ukuri uretse nyine gatoya turuwasa miti yunangahe miti yunangahe yonyine umva kandi se wijya kumva miti yonyine nanga ujya kuvuga ngo turuwasa miti niba wenda ari 500 sabe Karabaye Nibicyo akane ko kambana kaza kigira inoza kiboroza aho ngaho igenda tuzamvuye kaza n'ifumbire uyo n'ifumbire kazanye n'iki wakaniye kigize nk'intuza nako waranyiruka bande bakurukanye se ngo ugira ute ari kumwe n'abahungu kuri umukobwa nawe yarayoberanye umukobwa nazize amabwira ngo aza guhinga none ngo ari kumwe n'abahungu ari kumuruhura agwira koko nikanchibuka akaza n'ifumbire ko kayizanye kamva n'imbere bazi no kukwirukana wanshinze muruhura agwira
nkaba nakoreye turuwasa ejo ninkora sigazuzura nta kirahwariye se ikirahasi shabyihorera Ayiwe. ubu ngubu umva amara ari kwanda wibiseka ariko ntabwo nta nubwo bishekeje uburyo nutse hariya ndi kukubona wikoreye igare rw'icya rwose nk'umuyaga wasabiye ibyakatsi wahora none se ubundi bro wanjye kamwibariza uriya mukobwa mwahuye gute ubundi aguteye indobo uriya mukobwa se urabona uriya mukobwa ngewe nabaga nibereye mu kazi noneho naca mu muhanda nuko nabaga wenda metse umugenzi ariko nkumva ndagikunze nkareba inyuma umugenzi ngenda kumusiga mu nzira ndagikunda ariko ibintu kinkoreye kirambwira ati wapi ntibyashoboka ati nta kazi ugira kandi iyo mbonye umva nyine wowe kamugiye inama sibyo kugira ngo ujye ugenda wakibanya ibikanu byarebye ku ruhande wakora akazi kawe ujye ucyaye turuwasa yawe uyajya imbada utahe mu rugo kuko uvuze ngo ngutegereje ngo kunyoha igare ngo uzatetera umukobwa nzozi umeze kuriya uzi yuko umva mbonye wongisha inama umva uzi yuko ntabwo nari nzi ko abacanye uzi ko nta motari wakintu bakatira ngize ngo basi wenda turahuye basi se umbwira nkikomereza urugendo nta motari bakatira bro sibyo reka nkubwira akantu k'ubwenge we komeza witumikira akazi kawe naho uvuze ngo wowe ngo rwose ngo nzozi yakwe nta motari yarabakatiye cyane abamotari kandi abizi uko binjiza menshi oya nta kibazo sibyo nankatire kandi gwaranagume rura rukobwa go kwansura urabona nyine kugumirwa nibyo ako ni rwiza niyo gwajya 50 gwabura urusaza ruskwera rukarurongwa nta mikino ufite n'ibiceri utari nawe wimwongisha inama nari bikomeza urugendo nari ngaho ngira bikwereye akobo yawe ituri nari bora bongisha inama gusa bene karibu muraho aho neza meze neza serve ese ko watinye cyane ayibuye nabanje kunyura ahantu ivumbi ryinshi ariko nta kibazo niko nyine mu muhanda hameze yego umeze ute se yego ko ewana umeze neza pe nari ngukumbuye cyane yego nanjye nari ngukumbuye abandi bagiye hehe umumere yagiye guhingana ngo yaba ari hano yego nakubeshya ndi umwe mu bantu rwose bifuza kubona mama wawe yego ndamubona naza kare ko hari igihe yibanyiriza naze vuba urumva ntabwo nyine biraterwa ko n'ubundi se urahamara akanya ikintu nishimiye ni kimwe nuko n'ubundi atari yaza ngo abe yanshuze turasangira ubwo avuye guhinga turasangira umuriro ariko nzoze ntabwo wakabanga ngenda mu gitondo urazana ifumbire umfashe guhinga nurangiza ariko witeretse wicaye n'abasore wagiye nangirira impuhwe koko nka mama wawe ubu nta nubwo wabona ko ndi kumwe n'umushyitsi umushyitsi yazanye inzoga mwatumiye mbese uba gusaba wowe bose niko bazana inzoga ariko yewe mukobwa akuma kuko wagiye reka ngubwire nubwo avuga ngo ufite umushyitsi nutitoza gufata isuka ngo uhinge ujye uhora muri ibi ngibi makiyaje zakumaze utazi ibipfa n'ibikira reka nkubwire uri muri abakobwa bazashaka bagutegeka guteka inkoko ukayitekana n'amababa ntabwo nkubeshye ndaje nkwereke nta n'umunsi n'umwe ushobora kumbwira ubwo igihe uhora uvuga nabi ariko se nkubwira neza umukobwa utaziha akabanga ngo wumve ko nawe atekereza kugenda mu gitondo ubundi usanga he ntaje reba ku isaha ntibugira isaha yere kubyitaho ndaje nkwereke ko ndabyitaho ndaje mbega mama it's okay mama nyine niko ameze uyu niyo mama wawe navugaga ndasangira nawe ibiryo bya saa sita mama nyine wumva ko uri muri jagara ako nyine urumva aba afite stress nyinshi ako ntubitindeho nyine wibyitaho sibyo byitaho kizima nuko ngukunda ikindi kandi nta mama uko yameze kose mbese n'umwuka tuzabona nawe nawe yahamagara kukumva ese buriya nzamugusaba kumpe we be nyine mama si urumva niko aba ameze nyine ariko nta kibazo buriya ababyeyi nka bariya shakumbera n'umusuzi ubundi urumva uzi ko mwitaje mukiri bato ko nta n'isoni ariko mama wajya ugira basi mama si biki reba nk'umuntu banagutumye kwikikiranye n'abasore gutya
gutya nta n'isoni ugira reba nka bino bibazo byose uba uteye ibibazo by'iki nta n'isoni ugira mu rugo rwasi ugasobekeranya amaguru nta n'isoni nta n'ubwenge wajya ugira disipurine basi wajya utekereza bwa rimwe urabona umukobwa we nk'umugana nkanjye warangiza twazwamira amazi ndi kumwe na sheri wanjye ntekereje kangahe mu maso yawe n'ibintu byose si yo kuntu uba uri kumfata ubona ubu nta n'ubwo ushobora kubona ko nakuze urabona ndi umwana urakuze reka manze nkubaze urakuze njye guhinga ngende mu gitondo birangira nsange wasobekeranya amaguru n'abasore mu rugo rwawe gusa urandeba ukabona n'igitambambuga ntabwo uri igitambambuga mujye musohoka mugende umvire mu rugo waburetse ubu ngubu nanjye ngiye guhangana nawe kuko nta kuntu wansuzuguza gukina n'isoni ariko ababyeyi b'ubu mwabaye uzandongora se ko mbona ubashanyarazi ugashaka undi kugira imyaka 40 n'abo mwavukire mwe n'ababyeyi gatandatu ubu wakwitwara gutya akaba ryawe urumva ngo abanyahitiku niba ushaka guhangana nanjye turahangana ubibona abungu bose bafata gutya abahungu si cy'umuntu ni umukwe umuhungu utazi no ariko ubundi ni wowe uzandebera umugabo ni wowe ukwiye kundebera umugabo ko niwo nkwiye nawe uwo nguwo unkwiye ababyeyi b'ubundi mwabaye iki ngo ingofero reka manza nyitegereze mu bisi sogokuru yajyaga yambara kiriho buriya bafi ni ya papa nuko nabigize rero reka manza nkubwire wumva niba unatekereza gushuka abana b'abakobwa ukaza witwaje ingofero yaswa n'iyi myenda mbona wagira ngo iyo ugiye no kurambagiza imyenda wikoreza ibishingwe wabuze na 500 byira kugura n'agapira kazima reka nkubwire wakwegera ngo y'umukwe reka nkubwire nuko ncitse undi munsi uzagaruka nkagusanga mu gipangu cyanjye iswa ashobora kuzagukura uri indembe